Yes, reka nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza mwese mukomeje kuyamukurikira gahunda z'umuryango TV mwese mudukurikira mwarakoze subscribe namwe mutarakora subscribe nakubwira ukayikora ubundi ukagikomeza ukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda ducishaho hano umunsi ku wundi mu bivugwa breaking news. Ubu tuvugana Minisiteri y'Uburezi isohoye itangazo ridasanzwe itari hagarika abanyeshuri ku mashuri by'umwihariko mu banyeshuri babarizwa mu mujyi wa Kigali amashuri akaba ahagaze ndetse n'abanyeshuri biga mu bigo bifite uburyo ki bibacumbikira abo bose bahise basabwa kuba baguma mu bigo by'amashuri bigamo. Ni itangazo risotse muri aka kanya aho rigira riti Repubulika y'u Rwanda Minisiteri y'Uburezi itangazo mu rwego rwo gukomeza gukumira icyorezo cya coronavirus cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima iramenyesha abafatanyabikorwa bose ibi bikurikira. Icyambere, amashuri yose y'incuke abanza n'ayisumbuye aya leta n'ayigenga abarizwa mu mujyi wa Kigali arafunze kuva ku wa mbere tariki ya 18 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2021. Amashuri arashishikarizwa kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga aho bishoboka hose. Icya kabiri, abanyeshuri biga bacumbikirwa mu mujyi wa Kigali bazaguma mu bigo byabo bakomeze guhabwa serivisi z'ingenzi. Icya gatatu, amashuri yose atabarizwa mu mujyi wa Kigali azakomeza kwiga uko bisanzwe hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Izi ngamba zizavugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri amaze gukorwa isesengura ry'uko icyorezo cya coronavirus kizaba gihagaze. Ntiwamenya uwatanze itangazo ariko nta nubwo risinye ariko hariho ikirangantego cya sekashi ya Minisiteri y'Uburezi. Yes, kuko iri tangazo ntirisinye nta nubwo ririho itariki ryatangiwe uretse nyine muri aho mu gikagati bavuga ngo guhera ku wa mbere tariki ya 18 ariko ntiwamenya ngo itangazo ryatanzwe gihe ki cyangwa se byandike ngo bikorewe he. Nyine ibyo byose nta na kimwe kiriho akaba ari nacyo kintu abantu bakomeje kugenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Minisiteri y'Ubuzima icije kuri Twitter yanditse ati itangazo rya Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima iramenyesha abafatanyabikorwa bose ingamba zafashwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya coronavirus cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Ejo kuri iyo tariki bahagaritseho ayo mashuri niho hari hateganyijwe ko abandi banyeshuri bo mu bigo bisanzwe abenshi bita bya rubanda rugufi nibwo byagombaga gutangira ariko bahise babibana. Ubwo bivuze iki? Niba bavuga ngo nkurikije uko mbyumva nuko niba bahagaritse amashuri mu mujyi wa Kigali bivuze ko atigaga yagombaga gutangira ku itariki ya 18 bivuze ko ahagaze. Ahubwo icyo kwibaza ni iki? Niba bahagaritse mu mujyi wa Kigali mu ntara ho bakaba bavuga ati abigaga bo mu ntara bazakomeza kwiga, ese abo mu ntara bo ejo bazatangira? Abagombaga gutangira apana bigaga ejo bazatangira? Icyo ni kibazo tukomeza kugenda dukurikirana kugira ngo turebe cyase tube twamenya amakuru agiye atandukanye kuri iki kintu. Ikingenzi mwagombaga kumenya cyo niyo breaking news yaribonetse. Ariko hari abantu benshi bagiye babyakira mu buryo butandukanye ndetse abenshi biranabatungura. Ati nkwitwa yunguyu we yagize ati this is disgusting. Ati so abanyeshuri biga mu mwaka umwe ariko biga ahantu hatandukanye bamwe baziga abandi bahagarare hanyuma ntibazasoreza umwaka cyangwa igihembwe rimwe. Ibintu byo kwicara mu ma ofisi yanyu mugafata imyanzuro mutarebye nabo muyifatiye turabirambiwe rwose. Aho ndiwe yagize ati ariko ubwo international schools zo zizakomeza kwiga nk'ibisanzwe. Ubwo hanga yenda nkurikije iby'iri tangazo nuko abanyeshuri bigaga bacumbikiye cyase ababo ku ishuri bafite amacumbi bo baraguma mu bigo byabo. Yes, bo baraguma mu bigo byabo ariko abajyaga kwiga buri munsi birahagaze kuva ku munsi w'ejo nkurikije itangazo. Ati itangazo uyu nguyu ati itangazo ryanyu umuntu yakeka ko ritujuje ubuziranenge nta tariki ryasohokeyeho iriho nta n'umukono w'umuyobozi n'umuriho. Hago wa mugani icyo kintu cyo kiranumvikana kuko nanjye iri tangazo nkuko nanjye nanimbabwiye nta tariki iriho
nta tariki iriho ndetse nta n'umuntu wigeze arisinyaho. Undi we Jeanne Wabuteri undi yagize ati ikibazo nuko bivuzwe ababyeyi bamaze kwikuraho amafaranga y'ibikoresho na minerivare n'inzara iri hanze ubu se birabatunguye ku buryo bivugwa ku munota wa nyuma, icyumweru cyose gishize ubwandu bwiyongera mubireba mukituriza, ababyeyi basigaye mu madeni. Yes, icyo nacyo gishobora kumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko niba uhagaritse amashuri ku itariki ya 17 abanyeshuri bagombaga kujya kwiga ku itariki ya 18, ubwo urumva naho harimo ibintu bigomba gusobanuka neza. Undi we yagize ati mwiriwe neza, mwafasha abayobozi b'amashuri mu mujyi wa Kigali icumbikira abanyeshuri kumenya neza umurongo ngenderwaho ku bijyanye no guha abanyeshuri serivisi z'ingenzi mwavuze mu ngingo ya 2 mu ibaruwa yanyu mwabageneye, murakoze. ngo arimo arasaba umurongo ngenderwaho nyine bagira. Undi witwa Marcel ati hanyuma se Minedike yategetse iki ku bijyanye n'ababyeyi bari barangije kwishyura minerivare bizeye ko abana batangira ejo mu gitondo, ese baraba bayasubijwe cyane ko yenda hari n'igihe gutangira ishuri byatinda? Undi witwa Mucyo we yagize ati ibi biteye agahinda, nta cyumweru cyari gishize musaba abanyarwanda kwitegura itangira ry'amashuri, none barikokoye n'utwo bari basigaranye kuko ibigo byateganyaga ko nta munyeshuri uzinjira nta bwishyu yerekanye. None icyo mudukoze ndakeka ikibazo atari covid ahubwo ari inyigo. Yes, undi we yagize ati uyu mwanzuro ndabona wihuse, ese haba hari ubushakashatsi bwakozwe mugasanga abanyeshuri ari bo barimo gukwirakwiza covid-19? Ati none se ubundi bamwe nibiga abandi ntibige tuzabahuza gute? Tuzagira se aneskolere zingahe? Aha nge narumiwe. Ni ukuvuga ngo hano hari n'ikiganiro cyitwa Karayifumbwe cyakozwe mu minsi yashize aho hakurikizwaga bagenda banariza, kuko icyo kiganiro cyakijemo ubusesenguzi bugiye butandukanye, bavuga bati abana b'abayobozi bakomeye bo bariga, atariko abana ba rubanda rugufi bo barakibereye mu rugo. Ese imyaka niba umwana angana n'undi afite imyaka 7 kuri 7, urumva deje ntago bazigera basoreza imyaka icyarimwe. Ese hazabaho aneskolere wa mugani zitandukanye? Ese niba bo mu ntara bazakomeza kwiga, abo mu ma international schools hano mu mujyi wa Kigali ho bazakomeza bige? Ese niba nk'ingengabihe yabo biga amashuri mpuzamahanga bo ntago ibihuye n'ingengabihe yo mu Rwanda hanini, ariko nanone icyo wakwibaza ni kimwe, niba bamwe noneho bafite ubushobozi bwo kubajyana muri ayo mashuri azabacumbikira abandi ntibabubone, abo banyeshuri bo bizagenda bite? So ni byinshi byo kwibazwa, ni byinshi bizasobanurwa. Nk'uwitwa Emma Claudine yagize ati amashuri mu mujyi wa Kigali arafunga guhera ejo ku wa mbere mu rwego rwo kwirinda corona, incuke abanza n'ayisumbuye. Gusa amashuri arashishikarizwa kwigisha akoresheje ikoranabuhanga, nibishyirwemo ingufu rwose abana be gukomeza kwicara mu rugo gusa, ariko bige banabazwe. Yes, iki kirumvikana ndetse na cyane, ariko noneho hakibazwa ngo ese abo banyeshuri noneho nibajyanwa kwiga bakigishwa ikoranabuhanga sava, hanyuma noneho bamwe noneho batari kwiga bo bizagenda bite? Kuko ibigo byose ntago bihuje ikoranabuhanga, kimwe nuko bidahuje n'abarimu, kimwe nuko bidahuje n'imyigishirize. Niyo mpamvu ikigo kibi cya mbere ikindi kikabaza mu myanya y'inyuma. So ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa kuri izi nkuru zigiye zitandukanye, natwe dukomeza kugenda dukusanya ibiba biri kuvugwa hirya no hino, tugakomeza kugenda tubibagezaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Cyo kwita tsomi ya article iri hano nago reka nyihorere za article ndaza kugenda nzigarukaho mu biganiro byacu bivugwa bitaha, aho tuza kugenda tugaruka kuri iki cyemezo ndetse tugenda tunareba ese rubanda babyakiriye bate, dore ko amashuri yagombaga gutangira ku itariki ya 18. None ku itariki ya 18 nibwo Minisiteri y'Uburezi isifata icyemezo cyo kuba bahagarika amashuri muri rusange, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. So guys, murampe ibitekerezo aho munsi, mwandike
icyo mubivugaho, and then natwe turaza kugenda dukomeza kugenda ibyo mutoza turabisubiza. Nta mpamvu nimwe ufite yo kudakora subscribe ku Muryango TV, nta mpamvu nimwe ufite yo kudatanga igitekerezo, nta mpamvu nimwe ufite yo kudasharinga inkuru yacu ngo yisangize inshuti zawe nazo zijye bimenya ibivugwa biba bigezweho habyumwihariko no ku Muryango TV. Reka mbifurize ibihe byiza, mbifuriza akazi keza, mbifurize guhaha mu karonka kandi mbifurize gutera imbere mu byo mukora byose. Ciao.